itegereze neza gato ibyanditse aha Visit Rwanda. Aya magambo ntabwo ari kuri stade ya Arsenal cyangwa ngo bari kuri Parc des Princes ya Paris Saint-Germain zamamaza u Rwanda, ahubwo aha ni Kigali mu Rwanda. Wikikanga, reba bino screen binini bya rutura byo kureberaho uko buri kimwe cyose kiri kugenda. Ahubwo se warozwe ikibuga gikinirwaho gikozwe n'ikoranabuhanga rimwe neza n'iryakoze stade y'Ubwongereza Wembley. Ariko buretse gato, itegereze neza ya matara ari kwaka inyuma kuri iyi nyubako. Iyi ni stade Amahoro. Aya ni amatara ashobora no kuzajya yaka mu mabara y'ikipe yatsinze. Aha benshi bahita bibaza uko byamera ku ntsinzi ya APR FC mu ibara ry'umweru n'umukara. Gusa ntugire impungenge kuko ibi byose uza kubisobanukirwa ku musozo w'iyi video uburyo ibi bizajya bikorwamo. Nubwo hazajya hateranira abantu benshi ariko siko guteza akavuyo byakorohera kuko hashyizwemo kamera zigezweho zirinda umutekano ku buryo uramutse wivumbuye kidogo kamera zihita zigutera imboni ubundi ukerekwa aho werekeza. Ku mikino ya atletisme ho kandi hazajya hakoreshwa utwuma dusa n'utwikoresha dukora neza nka vale. Stade Amahoro niho hantu hagara abanyarwanda bashobora guteranira, aho hazajya hakirirwa bagera ku 45,000 bose kandi bicaye neza ahasakaye. Ngaho nawe ibaze, miliyari zisaga 200 z'amafaranga y'u Rwanda niyo biteganijwe kazayigendaho muri rivugururwa ryayo. Iyi niyo stade ya mbere izaba ihenze muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mwibuke, stade y'icyitegererezo twagiraga ni yitwa Benjamin Mkapa Stadium yo muri Tanzania, yubatswe n'Abashinwa mu 2007, itwara miliyoni 56 z'amadolari ya Amerika ngo yuzure. None stade Amahoro yo ikaba ihagaze miliyoni 165 z'amadolari ya Amerika. Bivuze ko stade Amahoro izaba ikubye gatatu mu gaciro. Mu mezi birashize nibwo twabakoreye ikiganiro tuberekaho imirimo yo kwivugurura igeze, aho yari igeze ku gipimo cya 70%. None ubu imirimo yo kwisoza igeze hejuru ya 80% irangira. Muri iki kiganiro rero tugiye kugutembereza bimwe mu bintu bidasanzwe kimwe n'udushya twose twashyizwe muri stade yujuje ibisabwa byose na FIFA ukwiye kumenya nk'umutura Rwanda. Ese niki kitandukanye n'andi ma stade yose yo mu Rwanda no mu karere ku buryo abantu bose birirwa bayitangarira? Nayahe marushanwa cyangwa ibitaramo bizafungura iyi stade mu gihe izaba yuzuye 100%? Yaba ari Bruce Melody na The Ben bazahataramira mu kuyitaha? Icyo usabwa ni ukureba iki kiganiro cyose kugeza ku musozo, ubundi amatsiko yose ufite agashira. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube ndakwibutsa gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Kimwe mu bintu bihambaye kandi bigezweho muri stade Amahoro ni ubwoko bw'ikibuga cyashyizwemo. Impamvu ari cyo kintu nomero ya mbere duhereyeho nuko intego zibanze za stade ubusanzwe ari ukuyikiniramo. Rero tugomba kubanza kwita ku mimerere y'ikibuga mbere yo kuza kubatembereza kuri za screen n'utundi dushya twose tuyirangwamo. Iki ni ikibuga kijya kumera neza nk'icya Wembley cyo mu Bwongereza. Ikibuga tuvuga ni hahandi haba ari ubwatsi cyangwa tapi abakinnyi bakiniramo. Mu myubakire igezweho y'ibibuga nk'ibi n'amastade ntibikiri ingenzi cyane gukoresha ubwatsi bw'umwimerere gusa, ahubwo bitewe nuko kubutera bitwara igihe kirekire kandi n'ikiguzi cyabyo kikaba kiri hejuru mu kubushyiramo no gukomeza kubwitaho. Ibihugu byinshi byahisemo gukoresha imvange y'ubwatsi busanzwe bw'umwimerere ndetse n'ubwatsi bukorano cyangwa synthetic. No kuri stade Amahoro rero niko bahisemo kubigenza. Mu gukora ibi habanza gushyirwamo ubwatsi bukorano nanone bita tapis synthetic. Hejuru yayo muri tuno twenge uri kureba hagashyirwamo umucanga, ibinyabutabire byabugenewe nk'ifumbire ndetse n'ibindi byitwa laba. Hejuru yabyo noneho hagatangira guterwaho ubwatsi kamere. Ifumbire ishyirwamo hano ni kuza bwa bwatsi kamere. Laba yo ituma ikibuga kidakomera ngo kimere nk'urutare, ahubwo kigasa nkaho kisanzura nacyo cyangwa flexibility. Ikiza cy'ubu bwoko bw'ibi bibuga ariko nuko biramba ugereranyije n'ibisanzwe by'ubwatsi buterano kamere cyangwa tapis synthetic. Bikaba byiza cyane kubikiniraho kurusha ibisanzwe. Mbese nyine abakinnyi nibwo baba bumva bamerewe neza nko ku bwatsi busanzwe. Ikindi kandi kwita kuri ibi bibuga bikaba bidahenze cyane nko kwita ku bwatsi karemano. Gusa nanone ikiguzi cyo gushyira mu bwatsi bw'imvange nk'ubwashyizwe muri stade Amahoro nacyo kikaba gihanitse. Iri koranabuhanga ryo guteramo ubu bwatsi ryitwa Deso Grass Master cyangwa Hybrid Grass, abandi bati Reinforced Natural Turf, Hybrid Pitch n'andi mazina menshi atandukanye.
akoreshwa bitewe n'ikoranabuhanga ryakoreshejwe mu gushyiramo ubu bwatsi buvanze muri stade runaka. Amwe mu stade akomeye afite mwene ubu bwoko bw'ibi bibuga twavuga nka stade y'Ubwongereza Wembley, Allianz Arena ni stade ya Bayern Munich yo mu Budage, stade nkuru y'Ubufaransa Stade de France, ikibuga cya Etihad nacyo cya Man City, hakazamo kandi na stade ya Tottenham Hotspur. FIFA stade zikoze zitya yazihaye umugisha bitewe nuko ziramba kandi ntiziteze ibibazo nk'iza synthetic. Niyo mpamvu mu Rwanda mu kuvugurura stade Amahoro naho hatekerejwe ibintu bizaramba kandi bikaba biri ku rwego mpuzamahanga byujuje ibipimo byose bya FIFA. Rero iyo wumvise ko stade Amahoro iri ku rwego rw'andi ma stade yose akomeye mu isi, burya ntabwo aba ari ukubeshya, ahubwo niko kuri. Gusa nkuko twabibonye, stade ivuguruwe gutya haba hari ikidasanzwe kiba kigiye kuhabera. Wibuke andi ma stade twabonye nayo yavugururwaga muri ubu buryo yabaga ari kwitegura ikidasanzwe. Ese ubundi stade Amahoro ni ikihe gikorwa gihambaye cyaba kigiye kuhabera vuba? Ntuze gucikwa, byose bikubiye muri iyi video. Ku mpande y'ikibuga hari piste ya atletisme nkuko byari bisanzwe mbere, ahashobora kubera amarushanwa yo kwiruka n'ibindi. Aha agashya nuko uko abari mu marushanwa bakurikiranwa byahindutse, ahubwo ubu hazajya hifashishwa nk'icyo twakita fare. Mbere mu masiganwa abirukaga babarirwaga ibihe n'abantu bwabo, ibintu byashoboraga no guteza urujijo bitewe n'abantu benshi babaga bari muri iki gikorwa. Kuri ubu rero ibi nabyo byaravuguruwe kuko hazajya hifashishwa imashini cyangwa utwuma twikoresha tubasha gufata amashusho n'amafoto byinshi cyane mu gahe gato, ku buryo umuntu ashobora no kubisubiza inyuma ubundi akareba uko abantu bagiye bahagera. Ibi bizagabanya kwibeshya ndetse n'amatiku ya hato na hato yazamukaga hagati y'abantu bwabo. Mu yandi magambo, aka gakoresho gakora nka vare neza dusanzwe tumenyere ku bibuga by'imipira y'amaguru. Birumvikana stade yakira abantu 45,000, ni nini cyane kuko mbere yakiraga 25,000 gusa. Aba bose kandi bazajya bicara hasakaye. Niyo mpamvu rero hazanywe screen nini cyane za rutura ushobora kureberaho neza mu gihe uri muri stade, wenda wicaye inyuma aho utareba neza mu kibuga cyangwa kuri podium mu gihe cy'ibirori. Kimwe nuko mushobora kureberaho imipira y'ahandi cyangwa ibindi bintu biri kubera ahandi namwe bibareba muri ako kanya. Ushobora kandi kuzajya ubona ibihise ako kanya mu kibuga, wenda nka kwa kundi werekwa montage kuri televiziyo mu gihe uri kureba umupira. Ibi rero bizajya byerekanwa kuri ibi screen binini bya rutura biri mu mpande zose za stade, bikagerwaho hamwe n'itumanaho rihuje izi screen na kamera zashyizwe muri stade zifata buri kamwe kose kabaye. Izi screen kandi ziba zishobora no kunyuzwaho ubutumwa bwamamaza mu gihe ari ngombwa, zikungikanya n'izi screen zisa n'izitambitse arizo zagenewe kwamamaza nka kwa kundi neza ujya ureba imipira yo hanze ukabona ubutumwa bugenda bwihinduranya muri stade buri kanya. Biriya ni byamamazwa. Hano mu Rwanda rero natwe ibanga twararimenye. Itegereze neza kuri iyi screen yamamaza, urabona ko ari kuza ijambo Visit Rwanda, rikavaho hakajyaho Suma. Urabona ko ntaho bitandukaniye ni Burayi. Suma ni kampani y'Abanyaturukiye iri kubaka iyi stade, ikaba ari nayo yubatse BK Arena na Kigali Convention Center. Niba kunze iyi video, nyamuneka ntibagirwe gukanda like, kora subscribe kuri no kunzogera hano kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ikiganiro cyo kiracyakomeje. Kuri imigongo y'inyuma ya stade ureba kandi niho hazajya haka amatara mu ijoro. Hazajya haka amatara mu mabara anyuranye, ashobora no kuzajya haka mu mabara y'ikipe yatsinze. Abafana bati kwaka mu bururu n'umweru birumvikana, abandi nabo bati ubwo kwaka mu mabara y'umweru n'umukara byo byaba bigaragara bite. Muri iyi stade kandi uzajya usangamo internet ya wifi wakoresha, gusa waba wishyuye menshi ugahabwa ivuduka birushijeho. Hashyizwemo uburyo bunyuranye bworohereza ibigo by'itumanaho koherezamo internet ku bantu benshi icyarimwe kandi gakomeza kwihuta. Hashyizwemo kandi uburyo bw'indangururamajwi nabwo bugezweho, ibyo twita sonorisation, ku buryo aho waba uri hose muri stade ushobora gukurikirana ibiri kuhabera nta nkomyi. Hashyirwamo kamera zigezweho zicunga umutekano bitewe n'uko hano hari abantu benshi hatajya habura n'akavuyo. Rero uteje ikibazo azajya ahita amenyekana mu buryo bworoshye cyane. Hashyirwaho inkingi zo guterekaho kamera zerekana umukino, ibyumba byabugenewe by'abanyamakuru bogeza umupira. Muri iki kibuga kandi harimo systeme ikoresha ikura amazi mu kibuga. Hanze ya stade nyamukuru
uhasanga Petit Stade nayo yaravuguruwe izamurwa igisenge kugira ngo ijye ibasha kwakira imikino hafi ya yose